Abantu benshi bagira bati urukundo ni iki? Urukundo ni ukurindagira bw'ubwonko hagati y'umugabo n'umugore. Nk'aho ibyo bidahagije bagahitamo kubana. Divorce ni iki? Na divorce ni uko. Ni kimwe no gukundana. Divorce ni ukurindagira k'ubwonko hagati y'abari mu rukundo. Uri umusore, uri inkumi, urubatse, uri umugabo cyangwa umugore, waratandukanye. Niba utari umwe mu bihaye Imana cyangwa utabiteganya, iyi video ni iyawe. Iyi ndwara y'urukundo, iyi ndwara ya divorce zishobora kugufata. Ushobora kwandura imwe muri izi ndwara. Muri iyi video turavuga ku madeni, ku makimbirane, ku byemezo bifatwa bishingiye ku marangamutima bidashingiye kuri business. Byombi bikica business. Mu by'ukuri divorce ni igihe umugabo n'umugore bari mu rukundo nyuma agafata icyemezo cyo kubivamo. Nk'aho ibyo bidahagije bagasatura buri kimwe mu byo bari batunze, bagacamo uducece kugeza ku ikariso buri wese yambariraho. Wigeze ubona umugabo yari umukire, business yigenda neza n'ibindi, nyuma gato ukumva ngo ararimba urwo abonye, ngo aratoragura amashashi, arasaba uwo yimye kubera ko iby'imbwa zabirwaniyemo, yashwanye n'uwo bakundana, yashwanye n'uwo babana mu rugo. Ntabwo ari coincidence. Divorce si ikibazo cy'urukundo gusa, kenshi na kenshi ni urupfu rwa business. Nyuma ya divorce, business yari imeze nka Range Rover cyangwa nka V8 iri mu muhanda, ihita ihinduka nka moto iri mu muhanda itwaye n'udafite uruhushya rwo gutwara. Birumvikana polisi ihita yitwara. Divorce ni nk'umutingito udasenya inzu imwe, kuko yisenya no kuri konti. Isenya byose kugeza kuri konti y'amafaranga ya banki, byose irashwanyaguza. Uyu munsi tugiye kuvuga impamvu zisenya business iyo umwe mu bashakanye akoze divorce. Nubwo iyi video ishobora kukubabaza nk'ugukanze ku kanyabugabo, ni ukuri kutavanzemo isukari. Niba ufite business imeze neza, menya ibyo uzitondera muri iyi si, kuko iyo bije biza nk'imvura y'amahindu, uranyagirwa nta kabuza. Reka turebe icya mbere. Divorce ituma habo kugabanya umutungo. Business itangira igabanuka nk'uduce tw'umugati tugabanywe n'abana. Hari n'igihe umwe mu bashakanye agurisha imigabane ye ku gahato, bigasubiza business inyuma cyane. Iyo divorce ibaye, umutungo uhinduka nk'isukari iguye mu mazi. Irashonga, inzira iragabanywa, imodoka ikagabanywa, business ikagabanywa, mbese buri kimwe cyose nk'uko ubitekereza, nk'uko ubyumva. Ako kanya business yari imeze nka brochette ku mushito, ihinduka nk'utunyama twokeje tunyanyagirize ku isahane imbere y'abakunzi b'inyama. Ibaze nawe umukunzi w'inyama imbere ya brochette. Mu by'ukuri iyi business yagabanyijwemo ibice, itakaza imbaraga igapfa. Ibyubatswe mu myaka 5, 10, 15 n'iyindi bigahinduka uducece mu munsi umwe. Reka turebe icya kabiri. Icyemezo cyose kiba mu mpaka. Business ikenera ibyemezo byihuse, samarira n'amategeko. Mbere ya divorce byari bimeze bite? Mugabo wanjye, tugura iki? Sheri, ya mafaranga nyatange. Nyuma ya divorce, oya, reka mbanze mbaza umuroya wanjye, reka mbanze mbaza umunyamategeko. Ko wabikoze utambwiye? Niwe wancigiye business. Iyo byagenze bitya, business igumaho, isoko rikabacika, abakiriya bakigendera. Business ikemera ibyemezo nyabyo kandi byihuse, bifatiwe igihe. Nta kubanza kumva amafaranga ngo agiye mu bandi bagore cyangwa agiye mu bapfubuzi. Reka turebe igikurikiye ari cyo cya gatatu. Stress na trauma, ihungabana. Divorce ni ihungabana rikomeye. Guhora utekereza nka calculatrice idahagarara, kuryama nabi,
ubwoba, umujinya no kwicuza. Uwo muntu ntatekereza ku bakiriya, ntakurikirana abakozi n'ibindi n'ibindi. Business ikenera ubwonko bukora neza, si umutima w'ishavu n'agahinda. Iyo bigenze bityo, business ijya mu bwigunge, nyirayo nawe akajya mu marira. Mu by'ukuri business ikenera ubwonko bukora neza, si umutima n'amarira ya saa 3 z'ijoro. Reka turebe icya kane. Imanza zitwara amafaranga menshi. Divorce yivangamo abandi bantu benshi kandi bose bashaka amafaranga. Buri wese aza yishakira amafaranga kuko ari mwe mwamuhamagaye. Hari umuroya cyangwa abanyamategeko, ababara umutungo n'abagenagaciro, abasubiramo kubarura umutungo contre expertise. Abo bose ni amafaranga batwara aturuka muri business. Amafaranga yose ashira muri ibyo, yose mwe mugasigariraho. Baca umugani mu Kirundi ngo uburozi bw'imbwa bushira butarozi. Amafaranga yose aribwa n'abanyamategeko, nyiri business nawe akarya stress. Ndasubiramo, amafaranga yose aribwa n'abanyamategeko, nyiri business nawe akarya stress. Kenshi konte za business zirafungwa. Ibaze nawe ako gatogo k'iyo mvange. Ni nko guteka mu isafuriya imwe imyumbati, ugashyiramo karoti, ugashyiramo amashu n'umuceri, ugashyiramo n'igikoma ukavanga. Nuko bigenda. Reka turebe icya gatanu. Gutakaza icyizere cy'abafatanyabikorwa. Abafatanyabikorwa baragira bati, ese abantu baracyakora? Ese mama bazakomeza bakore? Abakiriya barigendera, abashoramari bakabacikaho, abinjira n'abasambane bagataha urugo, banki nayo igahagarika inguzanyo, ntawe ushaka gusinyira undi. Divorce imwisenya ibyubatswe mu myaka yose mumaranye, bigasenyuka nk'inzu y'amakarito. Mu by'ukuri isoko ryemera business ihamye, si business yishishanya. Reka turebere hamwe icya gatandatu. Kubura support cyangwa kubura gufashanya. Mbere komera, uri kubikora neza, ntucike intege. Chérie, ngutekere iki? Nyuma umuceceko na kumujunjamo ni wose, stress ni yose, kwibaza ukisubiza ukaniganiriza. Ibyo byose bikica business. Business ikura mu gufashanya, igapfa mu kwigunga. Reka turebere hamwe icya karindwi. Kwihorera no kubabazanya imitima, revenge decision. Hari aho umwe yirangiriza business ngo ababaze undi. Hari abafite ibyemezo bihombya business ku bushake, bakagurisha ibintu ku giciro gitoya kugira ngo basahure amafaranga. Iyi business ikaba igitambo cy'intambara y'amarangamutima. Mu by'ukuri nta business izindi intambara y'urukundo, nta business itsinda intambara y'abakundanye nabi. Isomo rikomeye ririmo. Ntibivuze ko kubashakanye bagomba kugumana ku gahato kugeza bicanye, ariko ibyo byose bisaba ubwenge aho gukoresha ubugoryi, ubucucu, kugeza ubwo mutwitse ibyanyu mubireba. Sintukanye, mvuze ukuri kuryana kutavangiyemo isukari. Abakora divorce kenshi babikorana ubucucu n'ubugoryi. Business ikeneye amategeko, imipaka n'ubwenge. Niyo mpamvu niba ukora business ugomba kwita kuri ibi bikurikira. Ni ngombwa gutandukanya umutungo wa business n'uw'urugo. Gushyira business mu izina rya company atari mu izina ry'umuntu. Mbere yo gutangira business, baza umunyamategeko uko wakora business ifite umutekano ku buryo itaseswa n'umuyaga, itasenywa n'umuyaga ubonetse wose. Nubwo divorce ishobora kuba, kwinjiza business mu makimbirane y'urukundo ni ubwiyahuzi bwa business. Menya ko urukundo rufite amarangamutima
naho business ni imibare, nta marangamutima. Urukundo rushobora kugenda ariko amadeni ntagenda. Niba ufite business, teganya, tandukanya umutungo, kura kampani nyayo ifite amategeko ahamye. Byongeye, menya ko uri busezerana umutungo wawe n'uwo mwashakanye. Kuvanga umutungo muhahano, byose uko amategeko abiteganya ngira ngo murabizi. Amarangamutima muri business, ntukareke business ikugira umukene w'umutima n'umufuka icyarimwe. Ndasubiramo, ntukareke business ikugira umukene w'umutima n'umufuka icyarimwe. Nubwo iyi video ishobora kukubabaza, kora like, share na subscribe. Ni ukuri kubabaje uyu munsi, ariko gushobora kukurokora ejo hazaza. Muri make, iyi video ikubere nk'amasomo ya kaminuza utishyuriye. Kuri iyo mpamvu, gukora subscribe ni ibyawe, si ibyanjye. Amasomo yo kuri Shishoza TV1 ni aya mbere. Tubigisha ubucuruzi, uko wahinduka umukire, n'uburyo warinda imari yawe utitaye ku marangamutima yose. Mwakoze, naho ubutaha.